Yari umuhanzi w'icyamamare mu gihugu, abantu bose kugera ku mwana muto bamuzi. Indirimbo ze zacurangwaga mu birori, mu tubyiniro n'ahandi hose. Yari afite indirimbo zo mu ngeri zose, zaba izo mu njyana gakondo, izihimbaza Imana, ariko yibanda cyane kuziganjemo amagambo akoreshwa n'urubyiruko. Yari umusore mwiza wasukishije imisatsi miremire y'amaderede, yambara amapantaro yacitse bamwe bita amadeshire, abayeho mu buzima bw'ibyamamare. Nk'umusore ukiri muto witeje imbere kandi akaba yarakomeje kwigarurira urubyiruko binyuze mu mpano ye kuririmba, yari yatumiye mu kigo cya kaminuza ngo ajye kuganiriza abanyeshuri bahiga, anabagira inama y'uko babyaza umusaruro impano zabo. Iyo kaminuza yari irimo amashami menshi agendanye n'ubugeni n'ubuhanzi muri rusange. Gutumira umuhanzi nka we byari gutuma abanyeshuri bakunda ikigo cyabo kandi bakarushaho guharanira kugera ku nzozi zabo. Muri iyo kaminuza harimo inzu mberabyombi abanyeshuri bose bashoboraga guteraniramo. Bari bateguye neza, mu kigo hose hari amasuku, bamanitse ibyapa ariho. Indirimbo ze nizo zacurangwaga ahantu hose kugira ngo n'abaze yisanga. Iyo kaminuza yari yubatse mu mujyi wa kure, bityo yarategerejwe kuhagera nyuma ya saa sita avuye mu murwa. Abanyeshuri bari bayagaye, baba abahungu cyangwa abakobwa. Ibiganiro byabo byari byiganjemo icyo cyamamare cyari kigiye kuza. Bamwe bitozaga indirimbo ze ngo naza kubaririmbira nyuma y'ikiganiro cy'uko bazamura impano zabo, baze kuba bagendana nawe ijambo ku rindi. Amatangazo muri groupe za WhatsApp yabaga acicikana bavuga bati ararimba izi ndirimbo n'izi, mwe muzitoza aze kugenda yishimye ku buryo utazanagarukana n'abandi bahanzi bakakorera igitaramo. Icyo abantu bamunengeraga ko ari uko akora indirimbo nziza ariko ntabe yakwemera gukorana n'abandi bahanzi. Bari bafite amatsiko yo kubona umuhanzi uzakorana nawe bwa mbere ngo bumve nuko indirimbo yabo yaba imeze. Habura amasaha abiri ngo isaha yo kuhagera igere, abanyeshuri bari bamaze kwinjira muri ya nzu nini cyane, nta n'umwe wasigaye. Baba bakunda indirimbo zihimbaza Imana cyangwa bakunda izisanzwe, bose bari bagiyeyo kuko arafite indirimbo buri wese yakwisangamo. Kandi nanone cyari ikiganiro n'icyari igitaramo. Nta mafaranga na make yo kwinjira asabwaga uretse mu myanya y'imbere cyane. Abanyeshuri bose bari bashishikarijwe kwinjira, bagahabwa n'amazi mu gihe bari baganira nawe kugira ngo batarambirwa. Ubuyobozi bw'ikigo bwatangiye kugira impungenge kuko abanyeshuri bose bari binjiye ku buryo bakekaga ko bamwe bashobora kubura aho bicara bakajya hanze. Iyo abandi bahanzi batumirwaga, hari abanyeshuri batinjiragamo, cyane cyane abahoraga mu masengesho badakunda indirimbo zisanzwe. Byarabatunguye kubona agiye kuza, abanyeshuri bose bakajyayo, birangira bafunguwe n'imyanya yo hejuru kugira ngo babone aho bicara. Abaturiye kaminuza nabo bamenye ko haraza barahurura, kaminuza yemera ko umuntu wese yinjira. Abapolisi baraje babanza gusaka buri wese mbere y'uko yinjira kugira ngo atinjirane ikintu cyahungabanya umutekano wabo. Nta muntu utarifuzaga kubona umuhanzi bafataga nk'icyamamare mpuzamahanga. Mu minota mike imodoka zaraje, hagati yazo harimo imodoka nziza cyane uwo muhanzi yagendagamo. Abazibonye bahise batangira kuririmba izina ry'umuhanzi bati JD. Izina JD ryari ryabaye JD. Aba DJ nabo bari bafite ukuntu bacuranga bikaba nk'indirimbo mu gihe abandi bari kuvuga izina JD. Yari yagenewe ahantu ari buze kwinjirira ku buryo n'ubundi bari kumubona imbere. Hanze muri kaminuza hari hateguwe uburyo amashusho yari buze no kubagaragara ku buryo batabashije kwinjira mu nzu bari buze kumubona. Abifuzaga kwicara mu myanya y'imbere bari bishyuye 10,000. Mu minota itageze no muri 30 babitangaje, imyanya yari imaze gushira. Abari hanze babuze imyanya imbere, baje gukikiza izo modoka bashinzwe umutekano basubiza inyuma ngo badakomeza gutera akavuyo. Bose basakuzaga bahamagara izina rye bifuza kumubona bwa mbere. Abenshi mu biga kaminuza, baba abahungu cyangwa abakobwa, bari barisukishije mu buryo nk'ubwo nawe yisukishagamo. Uwo munsi bari biteze kuza kubabera igitangaza. Mu gihe bibwiraga ko yamaze kuhagera ari kwitegura kuza ku ntebe bari bamuteguriye, batangiye kuririmba indirimbo ze bavuga izina rye. Abakobwa bamwe imitima yateraga cyane kubera kwifuza kumubona gusa. Nta kintu bifuzaga nko kuba nibura yagira uwavugisha akamuzana imbere. Kandi koko byari biteganyijwe ko ari bukoreshe tombora agafatamo umwe bakaririmbana indirimbo ye nyuma yo kuganira nabo. Buri mukobwa wese rero nicyo yifuzaga. Abasekirite nibo bonyine bari bagumye ku marembo y'ikigo. Izindi modoka zose zamaze kuza, niyo impanzi nyirizina yahageze kare. Mu kigo hinjiyemo kandi kamodoka gafite igihekero nk'agasanzwe gatwara imizigo. Mu kigo hari umukobwa wari wanze kujya aho abandi bari. Ikigo cyari Kigali ku buryo abantu bose bari mu nzu mberabyombi cyangwa imbere yayo batari kubona aho imiryango yinjira mu kigiri. Uwo mukobwa yasaga n'utanazi ibyahabereye, ahagaze hamwe ari kureba mu gatelefone ke. Yari yambaye ijipo ndende igera hasi ku maguru, yiyambariye ekuteri zihendutse n'agatelefone ke kari gaciriritse mu zindi. Ahantu yari ahagaze mu kigo hose niho habaga internet y'ubuntu kandi yihuta. Yaraje kwirebera uturirimbo akunda ku mbuga nkoranyambaga kuko atapfaga kubona internet mu cyumba yararagamo mu kigo. Yari yambaye umupira ufite ikigofero mu maso, yawurengeje inyuma y'iyo kanzu ku buryo umuntu utamuzi atari gupfa kumumenya. Umushoferi yageze ku basekirite batera hejuru basakuza bati JD ni wowe. Ntibiyumvishaga ko yaba ari uje muri ako kamodoka. Bibwiraga ko yahageze kare cyane kuko imodoka yari yahise. Yahisemo kuza muri ako kamodoka ngo abantu biyumvishe ko yahageze nyamara akiri mu nzira. Imodoka yarasanzwe agendamo yari yahageze kare, abamurindira umutekano nabo bageze ahabera ikiganiro, abanyeshuri n'abaturage bose bazi ko umusitari wabo yahageze. Baramuretse arinjira bakomeza gusakuza ariko basaba guceceka bahana amafaranga menshi, ati muceceka atagira ababumva bakaza hano baje kundeba. Murabizi ko bateza akavuyo. Nawe yarabizi ko agera ahantu abantu bose bagakangarana bagashishikarira kumureba.
yarinjiye akomeza kurangarira umukobwa wari yiyambariye bisanzwe nk'umunyacyaro nubwo bwose yari ari muri kaminuza nk'umunyeshuri. Yavuye aho yari ahagaze yegera haraguru ho gataricara. Aho hafi ku marembo y'ikigo nta muntu n'umwe wari uhasigaye uretse uwo mukobwa wenyine n'abo sekirite. JD yabwiye umushoferi ati ndabizi abantu bose baba bifuza kumbona byagira ku bakobwa bikaba akarusho, reka uriya mwana tumutungure tumuvugishe. Shoferi yabanje kumubwira ati gende neza ashobora kuba arwaye, none se ni gute yaba ari hariya abandi bose bagutegereje. Nizere ko mu buzima bwe aricyo kintu azahora yibuka. Aho bari mu marembo y'ikigo urusaku rwaturukaga hirya aho bari berekeje, abantu bari kuvuga izina rye. Yavuye mu modoka abasekirite bashaka kwiruka ngo bamwegere, ariko nyine bari kubirukana mu gihe baba bagiye hakagira undi muntu winjira batabizi. Ntibari bemerewe kurenga ku marembo. Cyakora ubwo bari babiri umwe ashoboraga kugenda undi agasigara, ariko baribanye mu maso wabura uwagenda ngo ndasigare. Uwo mukobwa nta nubwo yubuye umutwe ngo arebe uwo musore wari uje amusatira. Yakomeje kwirebera indirimbo yarebaga yambaye kutere. JD yamugezeho umukobwa abona atamwitayeho amufata ku kananwa amuzamura umutwe amukuramo ikutere ati we kuki wigunze hano, ndeba ni njyewe JD. Yubuye amaso aramureba ntiyahinduka na gake ngo wenda amwereke ko atungwe no kuba mpagaze imbere. JD we yarazi ko agiye kurira nk'uko abandi babigenzaga bageze imbere, amarangamutima akabaganza. Yategereje ko umukobwa amuvugisha akayagara akamusaba agafoto, ariko akomeza kwituriza aramubwira ati wakwicara niba ari byo ushaka. JD ati ni njyewe JD rega. Undi ati JD ushaka iki, wavuye mu modoka nkureba. JD ati nta nubwo bwishimishije kumbonye amaso ku maso. Umukobwa ati none se hari igitangaza kirimo, amafoto yawe ari ahantu hose, hano undi hari interineti nshobora kureba amafoto yawe, ushaka ko nkureba gute? Nubwa mbere yarabonye umuntu umuca amazi kuri urwo rwego kandi yaribwiraga ko ari icyamamare kirenze. Usibye no mu gihugu cye yageraga n'imahanga abantu bakayagara, abakobwa bamwe bakagwa hasi bagakira ruko abakozeho nibura. Yakomeje guhatiriza ati none se uri umunyeshuri muri iki kigo? Nawe ati ndiwe niho niga. JD ati wiga ibiki? Umukobwa ati si ngombwa gukomeza kumbaza ibyo bibazo byose, none se ko waje kuganiriza abanyeshuri ukaba uri gutinda hano? Amasaha yanditse kuri izi mpapuro zamamaza ibiganiro bya bise saa 8. JD yagize ubwoba n'isoni ati mbabarira ukuremo ingofero nkurebe mu maso. Umukobwa ati niba ari cyo cyonyine nakora ukagenda reka mbikore, uretse ko mu maso n'ubundi waharebaga. Yayikuyemo umusore amureba neza yitonze, uretse ko yari yambariye ikanzu ndende yarengejeho umupira ubona ko ari umwana waturutse mu byaro bya kure, cyangwa akaba afite andi mategeko agenderaho wenda atuma yambara atyo. Nta n'ibisuko yari afite, yari ifite umusatsi usanzwe yawusokoje neza. JD yakomeje gutangara gusa ati none se ko umusatsi wawe utasandaguritse kandi wambaye ingofero? Ikindi niwe naje nje kureba, abandi sinjya kubaganiriza udahari. Umukobwa noneho yarasetse cyane ati ariko niwe JD nzi. JD yabonye asetse agira ngo ari kurota. Umukobwa yaratangiye kumufungukira yemeye no guseka, nubwo bwose atasekaga neza kurusha abandi, ariko kubera kwanga kumuvugisha akaba yarasetse nibura byaramushimisha. Ati none se witwa nde? Nawe ati nitwa Karine, nizere ko birangiye ugiye kundeka nkaba nkora ibyanzanye hano. JD tuwambwiye se? Yarungurutse muri telefoni ye asanga umukobwa yicurangiraga umuziki w'indirimbo itarimo amagambo y'umuhanzikazi wari uzwiho kugira ijwi ryiza muri icyo gihe. Yaramubwiye ati nifuza ko tujyana mu kiganiro nkagushakira umwanya imbere tukaza no kuririmbana. Yabimubwiye azi ko bigiye kumushishikaza, ariko Karine yaramubwiye ati sinzi kuririmba rwose kandi sinshaka gusubira imbere y'abantu. Ikindi mfite gahunda nyinshi, nukuri ntabwo naza, ahubwo ugira ikiganiro cyiza. Yasubijemo kuteri yicurangira umuziki we ati bye. JD yarababaye ariko bitarimo umujinya. Nubwa mbere yabaho yarabonye icyamamare nkawe gisuzugurwa, umukobwa nka Karine utarenze akaba ari umufata nk'umusore uraho udafite icyo avuze. Kwihangana byaranze amukuramo ikuteri. Karine asa n'uwirakaje ati ariko JD mu by'ukuri nshakaho iki? Ubundi usanzwe unzi, kuki wahagaze hano? Nawe ati Karine birantangaje ukuntu wihagazeho, basi akira nimero yanjye uzampamagare tuganire. Mu mutima JD yumvise ari nk'amukoreye akantu keza ko kumuha nimero. Karine ati ko tutaziranye se ndatunga nimero yawe bimarira iki? Ahubwo wandike yanjye niba ushaka kuzamvugisha. Abasekirite bari bakomeje kwitegereza bibaza iki cyamamare kiri kuganira n'uwo mukobwa uciriritse. Karine bari basanzwe bamuzi kuko mbere yo kwinjira mu kigo buri munyeshuri wese yerekanaga ibyangombwa. Yari umukobwa utuje utavuga menshi kandi akagira abantu b'inshuti bake cyane. Ntabwo yari mwiza kurusha abandi, yari nk'abandi bakobwa umuntu abona ntaba yavuga ko bafite ubwiza bw'agahebuzo. Yikundiraga kwiyogoshesha umusatsi akawugira muke cyane, ntabyo gusukisha habe n'utumakiyaje. JD yashatse gusubira inyuma ngo ajye kubaza abasekirite cyaba yishingikirijeho, ashaka no kuguma ngo akomeze amuganirize, ariko abona akomeje gukererwa. Yakuye amafaranga mu mufuka abwira Karine ati reka ngusigire icyayi kandi nubishobora uze kuza nyuma y'ikiganiro, ndagusabira inzira uze imbere turirimbane. Ndaririmba indirimbo mwese mukunda kandi iyo musaba yose ndayiririmba. Karine ati oya yigumanire nta cyayi cyawe nkeneye. JD turakomeje Karine? Nawe ati ndakomeje nyine. Yafashe amafaranga menshi yanaga imbere ye yurira mu modoka aragenda. Karine yarayarebye atumva ko nigenje ahise nayitesha. Imodoka yari yamaze kugenda bura nuko amushimira. Ibibazo yabaga yifitiye byatumaga umuntu wigunze adashaka kuvugana n'abantu bose baseka ubusa. Niko yafataga abana bahoraga bishimye yumva ko ari ubutesi cyangwa umurengwe.
Imodoka imaze kurenga, umusekirite w'umukobwa aramuhamagaye amusaba akaza bakaganira. Karine ati ndaje, reka mbanze njye mu cyumba. Yavuze mu ijwi rirerire kuko ntibari begeranye neza. Yariherereye abara amafaranga yose Jayda amusigiye, asanga yamutunga mu gihe cy'amezi nk'atatu muri resitora. Ubusanzwe yahabwaga amafaranga yo kwifashisha nk'abandi banyeshuri bose bigaga muri iyo kaminuza, ariko nta na make yasigaranaga. Niyo mpamvu yikarabiraga isabune isanzwe, akisiga igikotori, akiyambarira uko abonye. Icyabaga kimuhangayikishije ni ukubona ibyo arya no kwiga. Iwabo bari abakene, yaraje kwiga kubera ubuhanga bwe. Nta kindi kintu cyamushishikazaga cyane rero, cyane cyari kumutwarira umwanya wo kwiga. Yifuzaga kuzagira amanota meza cyane ku buryo niba bishoboka azarenzaho n'andi mashuri kandi arihirwa na leta. Jayda yagiye mu kiganiro, umushoferi agenda amuseka, tuzi ko uriya mukobwa guciye amazi nk'uko nawe yaca abandi bahanzi baba bifuza ko mukorana indirimbo. Nizere ko ubonye icyo kuba umuntu wa danje bisobanura. Ubundi umwana wihagararaho kuriya, wigirira icyizere nk'uriya, niwe wagushobora akakumvisha ko nawe uri umuntu nk'abandi. Nawe tumva nkubwire, uriya mukobwa afite ikindi yishingikirijeho. Ariko ubanza nawe akunda kuririmba kuko nabonye ari gucuranga indirimbo. Kuriya bacuranga umuziki gusa nta magambo arimo. Kandi uriya muhanzi ari gucuranga indirimbo ye, buriya buryo akoramo indirimbo zigenda gake, zisa n'izirimo amarangamutima cyane, niyo nshaka gukurikizaho. Bakomeje kugenda bagera mu nzu bari bategerejwemo. Ntawe wari witaye ku modoka yabo kuko yari iciriritse iyo umuhanzi wabo yahageze kare. Mu mutwe nta kindi yatekerezagaho uretse kwibaza impamvu Karine yamuciye amazi. Yinjiye imbere aho bose bashoboraga kumubona, abanyeshuri bamwakiriza urusaku rwinshi bamuhamagara mu izina, abakobwa batangira gufotora udufoto. Yaraba Pepe yaririmba akaririmbo yaherukaga gusohora, bose bagendana nawe, baririmba mu ijwi riranguruye. Karangiye bamusaba gukomerezaho, nawe atereka tubanze tuganire, nicyo cyibanze, ndabaririmbira nyuma. Mbere yo gutangira kubaganiriza yabanje kubasuhuza ati inshuti zanjye muraho neza, ndabashimira cyane ku buryo mwanyakiriye. Ni iby'agaciro kanini kuri njye kuba ndi imbere yanyu nk'abantu bizewe b'abanyabwenge n'urubyiruko rufite igihugu mu biganza. Mbere yo kuba umuhanzi nabanje kugira inzozi. Ndi umuntu wagize inzozi, ndazirwanira, rimwe ngatsindwa ubundi ngatsinda. Ndi hano uyu munsi kuko natumye impano yanjye igira agaciro. Namenye ko hari icyo ishobora gukora mu buzima bw'abantu, nk'uko namwe impano zanyu zifite ubushobozi bwo guhindura isi. Impano si ukumenya kuririmba gusa cyangwa gushushanya cyangwa kuvuga neza. Impano ni ikintu kidasanzwe Imana yagushyizemo, kandi rimwe na rimwe hari igihe utaramenya ko ugifite. Ariko mu gihe wayimenye ukamenya ko uyifite, biba bigusaba kuyubaha, ukayirera, ukayikuza, ukagira icyizere kandi ukagira n'indangagaciro. Iyo ibyo byujuje, impano yawe itangira kugaragara. Ndagira ngo mbabwire ibi mbikuye ku mutima, nta mpano ntoya ibaho. Impano yawe ni nk'imbuto, kumenya ko uyifite ntibiba bihagije, biba bisaba kuyibiba mu butaka bwiza, ukayuhira, ukayibagarira, bigatuma ikura igatanga n'umusaruro. Nanone nayigereranya n'ikinyabiziga gisaba kunywa esanse. Iyo harimo esanse ihagije, kirakwihutisha ukagera aho ugomba kugera. Abari hano muri kaminuza nimwe bahanzi b'ejo, muri abantu bakwiriye guhanga ibintu bishya mukabyaza umusaruro ibyo mwahawe. Impano ni kimwe, ariko iyo ihuye n'ubumenyi n'ubupfura n'imbaraga, iba igikoresho cyubaka ubuzima bwawe, urugo rwawe n'igihugu cyawe. Mu gihe uzaba umenye ko ufite impano, ntuzifuze guhita ugera aho ngeze, gusa uzagambirire kuharenga. Mbere na mbere uzabanze wihugure, impano yawe isobanukirwe neza. Hari ibyo uzakora ntibigende neza, ariko ntuzacike intege. Nutinya ikibi, ukubaha abandi, ukubaha impano yawe kandi ukumva ko hari icyo ushoboye gutanga, impano yawe izivugira. Hari igihe wumva ko ibintu bikomeye, ariko siko biri. Birashoboka. Impano ntabwo ikenera kuba ufite amafaranga menshi, ahubwo ikenera kuba ihari koko. Nimwe mukwiriye kuzamura impano zanyu. Muzabe ba perezida b'ubwenge bwanyu, muzabe ba minisitiri b'inzozi zanyu, kuko nta muntu wavukiye kugukorera ibyo ubwawe ukwiriye gukora. Nk'umuntu wagiye anyura mu nzira nyinshi, hari ikintu kimwe ntashidikanyaho. Igihe wemeye kwizera impano yawe, ukayubaha, ukayikoresha, isi ibona ko uri utagomba kwirengagiza. Reka nsoze mbasaba kuba intwari mu buryo bw'impano. Mwe guhisha ibyo mushoboye, mwe kumva ko hari igikwiriye kubatangira. Impano igirijwe, nayo ikeneye kwivugira, mwiyiniga, nimitiza amajwi yanyu muyihe umwanya. Abanyeshuri barayagaye bakoma amashyi, bavuga ko uretse kuririmba azi no kuganira. Bahise bamusaba kubaririmbira. Yabasabye guhaguruka, aririmba indirimbo yahereye atangira kwandika, ariko akaba atarigeze ayisohora. Yari indirimbo irimo amagambo agaragaza uko abantu babaho mu buzima bugoranye, nubwo haba hari icyizere cyo kuzagera kure. Yaririmbye amagambo agira ati, buri gitondo haramuka ibicantege, uwaburaye nibwo arushaho kubabara, uwirukanywe ku kazi nibwo abitekerezaho neza, yarira ntihagire umwumva. Hari abagorwa n'amateka batazi, turwana n'ibikomere bidafite izina, turira nijoro tugaseka ku manywa. Ubuzima ni inzira yoroshye, buri wese afite agasanduku k'ibanga, ibikomere bitagaragara, amarira atagaragara n'intego zisekeje. Ubuzima busa n'ubutuje, ariko bwikoreye amaganya menshi. Turi abarwanyi twese, nitwe twibera abaganga. Ubuzima bwacu ni inshuti y'imvune. Inzozi zaratangiye kandi zizaba impamo. Turiho, turahumeka kandi dufite icyizere cy'ejo.
yararirimbye ijwi rigera kure ku buryo Carine yari yicaye yanze kujya kure wa musekretari wamuhamagaye indirimbo yumvise amagambo ayirimo nawe yamukoze ku mutima ashiduka amarira yatangiye kumanuka ku matama. Amagambo yayo yumvaga ari we ukeneye kuyumva. Ibyo byatumye akunda Jayde nubwo izindi ndirimbo zatazikundaga. Yarivugisha ati yaba yarayisohoye niyo nari kujya niyumvira. Jayde yahamagaye umukobwa wari umwegereye, abanyeshuri bose barayagara amusaba ko baririmbana indirimbo ye yakunzwe. Uwo mukobwa yari mwiza cyane afite ijwi ryiza biba nk'impanuka bari wahitamo. Baririmbanye imwe arishima cyane bifotozanya amafoto. Jayde yabahagaze imbere areba mu cyerekezo nabo barebagamo hanyuma afata ifoto basa naho bari kumwe. Noneho bacuranze indirimbo yari igezweho agendana nayo bose bahagurikira hamwe. Ababyinnyi bakomeza kubyinira imbere y'abari bitabiriye bazimya amatara gake ahita asohoka ajya mu modoka aragenda. Yageze ku irembo kuko bwari bwije izindi modoka zikiri inyuma asanga abasekirite bagiye kandi abakoraga ku manywa bakoraga nijoro. Bakigera ku marembo ya kaminuza imodoka yabo iri kugenda gake amatara yamuritse umukobwa wari uhagaze imbere ategereje kicaho. Jayde ahita abona ko ari Carine uvuye muri resitora. Yabwiye shoferi ati mbabarira urugendo umubwire ko mushaka. Yanditse agapapuro amusaba kukamuha. Yafunguye urugi Carine ashaka gutambuka, shoferi amuha agapapuro kanditseho ngo Jayde ashaka kugusezeraho. Wabyemera? Yarabyemeye yinjira mu modoka. Jayde amubonye buri icyo amubwira. Yari yamutinye ati nyine cyagiye nagiye utampaye nimero yawe. Nshaka kuzakuvugisha nkakumenyaho byinshi. Hari ikibazo? Carine yari yaciye bugufi amubwira nimero ati ngaho reka ngende nzabona umpamagaye. Muze kugira urugendo rwiza kandi Jayde yatuje mu bitekerezo abona kugaruka ku murongo kuko noneho Carine yaramuciriye bugufi. Mu busanzwe Carine ntiyasuzuguraga na rimwe ahubwo yafataga abantu bose kimwe atitaye ku bwamamare bwabo. Jayde we rero yabifashe nk'amuciye amazi kuko amugereranyije n'uko abandi bakobwa bamufataga yabaganirije. Gusa Jayde nubwo atarabizi yari yamukoreye igikorwa cyiza amusigira amafaranga. Akimusigira amafaranga akagenda Carine akabona umubare wayo yifuje ko yagaruka inyuma akamushimira ariko Jayde yari yarenze. Yaramaze iminsi atera agasharijeri bigezeho kumutera isoni. Mu gihe abandi banyeshuri byabaga byabacanze bagahamagara iwabo we nta muntu yari afite yahamagara. Ubukene bwabo yari abuzi nabo hari ubwo baryaga rimwe ku munsi. Ahubwo yabonaga udufaranga duke babahaga ku ishuri yakuragamo duke akatubaha. Jayde akimuha amafaranga yahamagaye iwabo abaho 1/10 andi yapangira ibyo agomba kuyakoresha. Yarazindutse ajya mu isoko agura ijipo nziza cyane, agura sharijeri, agura nekuteri nshyashya, agura udukweto, agura n'utuvuta twiza, andi mafaranga yishyura ibyo kurya. Muri resitora yariragamo amafaranga yari agiye gushyiramo mbere y'uko ku ishuri babahandi. Iryo joro yaraye yishimye none atangira gucuranga indirimbo za Jayde. Abandi bakobwa batatu babanaga mu cyumba batashye bavuye mu gitaramo baza babara inkuru z'ibyahabereye. Carine yakuyemo ekuteri ngo bumve neza baza bamuratira amafoto bifotozanyije nawe. Mu by'ukuri uretse kumubona kure ntibari bifotozanyije. Ahubwo bo kuko bari hagati bafashe selfie na wazamo baba ari byo bita kwifotozanya. Kuri stati za WhatsApp hacicikanaga amafoto y'uwo mukobwa wifotozanyije nawe imbere bakanaririmbana. Yari yabaye icyamamare mu kigo abantu bose bari kumuvuga. Nawe ubwo aho yarari yumvaga naho yakwipfira nyuma yo kwigira umuhanzi akunda akamuha mikoro bakaririmbana. Mu mutima Carine yarasetse ariko ntiyabibagaragariza. Jayde we kuri uwo mugoroba yaraye mu kabari anywa amayoga bataha mu gitondo. Yararyamye ntiyakanguka vuba cyane ko yaryamye ari mu gitondo. Yakangutse nka saa 7 n'igice umutwe uri kumurya abanza kunywa imiti. Yahamagaye nimero yari yahawe na Carine icama ariko ntiyamufata. Yongeye guhamagara nabwo irirangiza yongera guhamagara bwa gatatu bigenda uko. Yari boroshe yambara neza areba mu kabati yongera kunywa izindi nzoga. Carine yari yasize telefoni ye yagiye muri douche. Yabonye nimero ari nshyashya abanza kureba izina ry'umuntu wamuhamagaye asanga amazina asanzwe y'umuhanzi Jayde. Yabwiye mugenzi we wasigaye mu cyumba tuzi ko Jayde yamuze we. Yaramusetse cyane ati gute Jayde aguhamagara? Carine yibutse ukuntu abantu bose bamufataga nk'aho ari Imana aramubeshya ati n'umutipe wita Jayde si we wanyawe. Mugenzi we ati ntiwumva wari utumye nkeka ko uri korota. Yarakomeje ati ariko ibaze wenda biri seriye akaba ari waguhamagaye. Sha ari nkanjye nahita njya muri koma. Ni ukuri sinabyemera ko ari we. Carine yaramwenyuye ati nanjye mpamagaye byaba ari byiza ariko nyine nta cyaduhuza. Mugenzi we yavuze ababaye ati shaho se nyine ko ariko biba bimeze ku basitari. Hari abana nzi bareba bamurota muri iri joro kandi nanjye ntakubeshya. Hari igihe njya ndota ndi kuganira nawe nibura akankora mu ntoki akamvugisha ijambo rimwe. Uzi yaba ari njye twaririmbanye? Carine yagize ubwoba mu mutima aribaza ati uyu mukobwa aramutse amenye ko ari kunyihamagarira byagenda bite? Ikindi muhamagaye n'ukuntu uciriritse naba muraburije. Yigiye hirya ahamagaye nimero ya Jayde nawe ntiyayifata. Yohereje ijwi kuri WhatsApp ati mwihangane nsanze mwambuze. Ndari ndi muri douche sinigeze mbibona. Mubonye umwanya mwakongera guhamagara. Ifoto yari iri kuri profile ya WhatsApp yasaga neza ni yari iri kuri YouTube. Ariko nabwo yabyereka mugenzi we ntiyari kubyemera. Yatekereje ko aramubwira ko ari umuntu wamwitiriye agashyiraho n'ifoto ye. N'ubusanzwe baramusuzuguraga bamufata nk'umukobwa udafite icyo avuze kubera ubukene. Akenshi bamujyanaga mu resitora y'abagasangira nabo kuko we yagiraga ikibazo kimwe kimutunguye byabaga bivuze ko ari inshuro aziyiriza ubusa.
ntawe yari guhera rero avuga ko avugana n'icyo cyamamare JD, mu gihe abandi bakabyaga bavuga ko bifuza kuvugana nawe rimwe wenda bakipfira. Abandi bakobwa babanaga mu cyumba baje kureba umugenzi wabo wari kumwe na Karine, bamujyana hanze y'ikigo bagiye gutembera. Iyo babaga basohotse bagiye kurya yabo, Karine bamusigaga mu cyumba. We nta kindi cyo gukora yari afite kitari ukwiririmbira indirimbo yakundaga. Yararirimbye ageze aho yumva ananiwe ariryamira. Yaryamye adakinze, mu gihe yarasinziriye mu cyumba hindiramo undi mukobwa aje kureba mugenzi we. Abonye Karine asinzira amwiba telefoni atwara n'indi myenda. Karine yakangutse asanga ntayihari, ayishakira ahantu hose arayibura. Yatangiye kurira agahinda karamwica. Amafaranga JD yari yamuhaye amwe yohereje iwabo, andi yayakoresheje mu byo yari akeneye. Nibura yaba atari yakayakoresheje yari kuguramo telefoni nshya, ariko byari byarangiye. Yari asigaranye 10,000 gusa. Bagenzi be bagarutse mu gicuku babura imyenda yabo, ababwira ko niba bamwibye telefoni ntibabifata nk'ibirenze. Uretse ko babanaga mu cyumba, ntibamufashaga mu bibazo bye byose kandi ntibari banabizi ko katabibabwiraga. Ikintu cyonyine bamufashaga ni ukumwishyura ibyo kurya mu gihe muri restaurant amafaranga yabaga yashizemo. Uwo mugoroba JD yasanze Karine ubwo yamwihamagariye aramubura. Yababajwe nuko yari yashyize telefoni ku ruhande ariko yihuza amayoga nk'uko yari asanzwe abayeho, agerageje kumuhamagara ntiyacamo. Yakomeje guhatiriza nimero ntiyacamo na gake. Yagiye kuri WhatsApp ngo arebe ko yamwandikira, asanga Karine ari wamwoherereje ijwi amusaba imbabazi kuko yamuhamagaye akamubura. Nawe yohereje ijwi amubaza impamvu yakuyeho telefoni ariko ntiryamugeraho. Yari agerageza guhamagara nimero ntiyacamo. Iryo joro yari adatuje kuko yifuzaga ko basi uwo mukobwa yamuvugisha akamenya impamvu aba yihagazeho. Mu gitondo Karine yashatse agura agatelefoni k'amatushi kakoze kugira ngo atava ku murongo burundu. Kari akamake asanga ajyamo simukadi imwe, undi mwanya warapfuye. Iyo boherezagaho amafaranga y'ishuri niyo yagumishijemo kandi yari itandukanye niyo yari yahaye JD. JD yabyutse ahamagara ntiyacamo. Byaramusajije yibaza impamvu umukobwa nka Karine akomeje kumubuza amahwemo. Abwira umushoferi ati ntwara mu modoka ngiye kureba wa mukobwa ku kigo. Nitugera ku marembo uhamagara umusekirite umwe, ndabizi niba abandi bari gukora ku manywa, mutume kuri Karine. Bamanutseyo kandi Karine ntiyari yakongeye kunyura muri ayo marembo. Hari andi marembo yageraga mu kigo niho yinyuriraga. JD yari yaje mu yindi modoka abantu batamenyereye. Yari ageze urugendo uko yabishakaga, abwira umusekirite ati ngaruwe no kureba wa mukobwa wantindije kuri iriya nzu ibamo wifi. Niba ufite nimero ze zose wazimpa, iyo yampaye nticamo. Umusekirite ati ariko se wabuze abandi bakobwa beza utereta? Uriya mwana araciriritse ntari ku rwego rwawe. Nawe ati mbwira niba wamumbonera ukaduhuza. Umusekirite ati nzaharara najya kumukurebera. Nawe ati jyayo ujye kumureba ndaguhemba. Yose ajya mu cyumba cye asanga hafunze bose batarimo. Yashatse umuntu wamuha nimero ye, bose bamuha JD yamweretse ko itari gucamo. Yaragarutse amubwira ko amubuze, JD arababara ariko bemezanya ko arakomeza kumumushakira. JD yaramubwiye ati ndabizi niba bimubwira ngo abyemere. Ngiye kuguha agapapuro uzakabike neza kandi nizere ko uzakamumpera. Yasubiyeyo umusekirite atangira gushakisha Karine. Nta muntu n'umwe yabonye gatamutumaho. Uwo munsi Karine abantu bamubwiye ko umusekirite amushaka ari nka 30 mu gihe kitageze no mu isaha. Yavuye aho yakoreraga etide aza kumureba, akimugeraho ndamusohoza amwubashye cyane. Karine aratungurwa. Yaramubwiye ati JD yasize urupapuro, sinigeze ndufungura akirurebe. Ese ubundi wamufatishije ute? Uriya musore yagukundiye iki? Nukuri ubundi kugutinya. Yamuvuye imbere ajya gusoma urwo rupapuro. JD yari yamwandikiye ati Karine, sinzi impamvu nifuza kuvugana nawe. Ubanza hari uko utandukanye n'abandi bakobwa, ariko nimero wampaye nticamo. Umutima wanjye wansabye kuza kukureba, ngeze ku ishuri ndakubura. Nimero yanjye niba warayisebye nongeye kuyikwandikira, nifuza kuvugana nawe. Yarishimye ariko nibaza impamvu kuko JD amushaka bigezaho. Nawe ubwo yagize amatsiko, yaguze amayinite amuhamagara kuri telefone. JD yari mu kavari mu bantu benshi. Karine ati JD ni njyewe. Nawe ati Karine ni wowe ntabwo ubeshya? Karine ati yego sinakubeshya. JD byaramugoye kubona icyo ahita amubwira ati wanyemerera se tukabonana tukaganira turi kumwe? Karine ati ushaka ko duhurira he? JD ati wibinsaba kuko ntiwabyemera. Nawe ati ushaka hose hambwira njyewe ndahaza. Ubu nanjye mfite amatsiko y'icyo nshakira. Umuhanzi ati ngiye guhamagara umutipe w'inshuti yanjye azana imodoka kuzana inaha. Karine ati uyu munsi wapi, amasaha yagiye, nibura azaza ejo. Bavuganye isaha. JD ati ntuzantenguhe. Mu gitondo yasokoje agasatsi ke gake, yambara agakanzu yarerutse kugura, afata agatelefoni kerekeza ku marembo. Yasanze imodoka nziza iparitse, ayinjiyemo wa musekirite arumirwa. Uwo musekirite yaratangiye gukwirakwiza amakuru y'uko JD ubwo yaje mu kigo aje kwirebera Karine, ariko nta n'umwe wigeze abyemera, cyane ko Karine batabivugagaho. Karine yageze mu murwa nyuma y'urugendo rw'amasaha nka 3. Yinjiye mu rugo rw'uwo muhanzi agira ubwoba kubera ukuntu uwo musore yabaga mu nzu igeretse kandi ariye bwite. Ku marembo hari abasekirite baharinda, mu rugo naho hari abasore bamurinda n'abakobwa benshi bakora akazi ko mu rugo kaba ko guteka n'ibindi. Mu kuhagera akimara kwinjirana n'umusore wari umuzanye, JD yari afite ubwoba ukuntu atinya kumuhobera mu ikiganza. Yinjiye mu nzu, JD amwakirira muri studio ye yo mu rugo, batangira kuganira.
nta kindi yahereyeho uretse kumubaza impamvu atamubonye gatangare. Carine nawe yarisanzuye amubwira byose ati JD, iyo nirebye mbona ari njye muntu uciriritse muri kaminuza yose, uretse na kaminuza naho mvuka ninjye uciriritse. Buriya waje unsatira ngira ipfunwe, ntekereza ko ushaka kunyiniraho bimwe by'abasitari kuriya muza mukifotozanya n'abantu nyine mukabapostinga ku mbuga zanyu ngo mwabonye umuntu uciriritse muri kaminuza, kandi ntacyo byari kumfasha. Ngo mbwira icyari gishishikaje mu kukubona, nzi ko nta kibazo cyanjye na kimwe birakemura. Kuza muri kariya kavuyo abantu basakuza, uretse kurwara isereri nta n'umuntu mfite wo gutakira, urumva ari iki kindi nari kuhakura. JD nawe yarababaye aramuhumuriza akomeza amubaza indirimbo yacurangaga. Carine arayicuranga. JD ati wa ndirimbo yose niba bishoboka. Umukobwa yagize isoni ati ndirimba nabi, nukuri indirimbo wanseka. Yakomeje kumwinginga, umukobwa ageze wihagarara hararirimba, JD atangira kumucurangira. Yasoje indirimbo, JD aramubaza ati none se wiga kuririmba? Undi nawe ati kuki wimbajije? Yaririmbye neza ku buryo JD yatekereje mu bahanzi bose azi akumva nta muntu ushobora kuririmba nkawe. Nawe yatangiye kumwiseguraho amubwira uko abakobwa bamubonye bamera, amubwira ko byamushishikaje cyane kubona umukobwa nkaho atamwitayeho. Yamubwiye ubuzima bwe ati nanjye navukiye ahantu haciriritse kuruta uko ubitekereza. Nazamuwe n'amarushanwa mu kigo, niho nahereye indirimba, abaduhaga amanota bangira uwa mbere bamuza n'undi muntu, birangira ngeze kuri uru rwego. Nahinduriye iwacu ubuzima ariko ntibikuraho gutwara abakene. Wumve ngo njye no kujya mu marushanwa byasabaga ko ntera iniforume, iyanjye yari yaracitse yuzuyemo ibiremo. Carine yumvise bahuje inkuru ariko ntaho bari bahuriye muri uwo mwuga. Carine yumvise bahuje inkuru ariko ntaho bari bahuriye muri uwo mwanya. JD yarakomeje ati ndumva ari bwo ngukeneye kuko mbonye impamvu ifatika noneho. Mfite indirimbo nyinshi nifuza kumfashamo, ijwi ryawe niryo ryonyine nkeneye. Carine turakomeje ushaka ko nguririmbira mu ndirimbo kandi nta hantu na hamwe nigeze ndirimba. Nawe ati wowe binyemerere, nzi neza ko ugiye gutuma nkora indirimbo nziza ntigeze nkora. Bakomeje kuganira baranasangira. Carine atangira kwishimira uko JD yari yamwakiriye nk'umuntu ukomeye, mu gihe mu kigo hose ari we bafataga nk'umuntu uciriritse. Byarangiye anamubwiye ibyo yakoresheje amafaranga yamuhaye nuko telefoni ye bayitwaye, ikaba ariyo mpamvu yamuhamagaye akamubura. Mbere y'uko ataha, JD yamuhaye telefoni nziza amuha n'amafaranga ati wowe genda, mu gihe ubonye umwanya ujye umpamagara tuganire ngusobanurire uko iyo ndirimbo tuzayikora. Amasaha yaratangiye kugera mu mugoroba, hanyuma amusezeraho yemeye ko bagiye kujya bavugana uko bakora n'indirimbo kuko yari afite ijwi ryiza. Carine yasubiyeyo ariko iby'uko yahuye na JD abigira ibanga. Muri iyo minsi yatangiye guhinduka asa neza, afite n'agatelefoni keza, yaraguze n'utwenda dushya, ariko nabyo ntawabitinzeho kuko byari ibintu bisanzwe ko hari igihe kigera umuntu akagura imyenda mishya. Atamubajije, JD yaribwirizaga akamwohereza amafaranga make, akarenzaho ubutumwa bugira buti uramenye ntiwanga icyayi nkuguriye. Yabikoraga ashaka kumwibutsa ku munsi wa mbere bahura uko yabanje kwanga akamugurira icyayi. Ubwo kandi niko bavuganaga no kuri telefoni buri munsi, JD amwumvisha ko azi kuririmba. Carine yakomezaga kumwumvisha ko atabishoboye, JD amwohereza akavideo gato cyane katumye none hamwemerera ko baririmbana. Igihe yajyaga iwe akamusaba kuririmba indirimbo ya wa muhanzikazi yakundaga, JD yacanye kamera zo muri studio Carine atabizi. Uko yaririmbaga nawe amucurangira niko byirikodingaga. Nyuma yo kuririmba, JD yabanje gutunganya akavideo neza, amajwi yakora neza kurushaho, amashusho nayo arakesha. Carine yibonye ariyoberwa. Ijwi rye nawe ryaramutunguye, ntiyarazi ko ashoboye kuririmba kuko bigezaho. Yemereye JD ko bazakorana indirimbo nubwo bwose byari bimuteye ubwoba. Ikiruhuko gisoza umwaka cyahise kigera, abanyeshuri basubira iwabo. JD yaramwinginze amusaba ko yaza mu murwa akamukodeshereza icyumba muri hoteli, akamuhugura mu gihe gito ubundi bagakorana ya ndirimbo. Carine yabibwiye iwabo, mama ati niba wizeye neza ko atagambiriye kugufatanya n'ubukene ngo agukoreshe ibyo ashaka wajyayo. Nzaterwa ishema nawe ninumva abaturanyi bari gukumvira muri radiyo. Carine yamusabye kubigira ibanga, ntagire umuntu n'umwe abibwira. Yari agiye kujya mu mwaka wa nyuma agahita asoza kaminuza. Nta bantu benshi bari bamuzi muri kaminuza uretse abasakirite abo babanaga mu cyumba nabo biganaga. Yatekereje uko bizagenda iyo ndirimbo niramuka isohotse, agiramo ubwoba buvanze n'ibyishimo. Yemereye JD ko bakorana kuko uretse kuba icyamamare yari no guhabwa amafaranga ari kumuhindurira ubuzima bwe n'ubw'iwabo. Mu kiruhuko yabyukiraga muri studio akitoza kuririmba no kugendana na beat neza. Kugendera muri beat neza. Kubera ko kuririmba yarabifitemo impano nubwo atari yakayimenye neza ntibyamugoye. Bahereye kuri ya ndirimbo JD yaririmbiye abanyeshuri bayifatira n'amashusho. Indirimbo yarangiwe na JD barabaye inshuti zikomeye, bisanzuranaho nta n'umwe ugitinya undi. Ubwo kandi niko ibiruhuko byageraga ku musozo. Carine yarafite impungenge yibaza uko bizagenda mu gihe indirimbo izaba isohotse igakundwa, atiyumvisha uko azitwara mu gihe kaminuza yose izabimenye ko ari we bayikoranye. JD yatekereje ku mpungenge ze, nawe asanga bazamubaza ibibazo byinshi bakamubuza amahoro. Yaramubwiye ati ngiye kugushakira inzu hanze ya kaminuza, ngo umukozi wo kujya gukorera, ngushakire n'umushoferi uzajya kujyana mu ishuri. Nizere ko bizakorohereza. Igihe cyo gusubira ku ishuri cyageze, nta muntu uzi ibyo Carine yarimo mu kiruhuko. Abakobwa babanaga nawe mu cyumba bamaze iminsi 3 batamubona, bamuhamagaye babwira ko ahisemo kwibera hanze. Nabyo banze kubitindaho, bishimira ko ahubwo bahaye umwanya.
yari umwana w'umukene batanasohokana nibura muri kantine. Nyuma y'iminsi 2 nibwo bagize ishuri, bari bafite umwarimu. Ariko wa kane, mu gihe abandi bari bahagaze hanze babonye imodoka yinjira mu kigo bakeka ko ari umwarimu, batangajwe no kubona ari Carine usohotsemo. Yari afite imisatsi miremire myiza inyerera, yambaye imyenda myiza imubereye, yarengejeho na rinete. Bakobwa babanaga mu cyumba dore ko baniganaga mu ishuri rimwe, banze kwizera ko ari we. Imodoka yasubiye inyuma, Carine agenda agana mu ishuri. Batangiye kumwigiraho umwana mwiza, bamubaza aho yakuye amafaranga yatumye b'umusirimu bigezaho, arabihoreranga kugira icyo ababwira. Yabaciye amazi nk'uko nayo bayamucaga, yabavugisha bakamwumva nk'abambaye ekuteri. Bakiri mu ishuri, ku mbuga nkoranyambaga za JD babonye itangazo ry'uko nyuma ya saa sita ari busohore indirimbo yakoranye n'umuhanzikazi. Abantu bose bagize amatsiko yo kuyireba kuko ari ubwa mbere yari agiye gukorana indirimbo n'umuhanzi. Bifuzaga kumenya umuhanzikazi yemerewe gukorana nawe indirimbo uwo ari we. Nyuma y'isaha imwe yavuze ko yitwa Carine, nabwo ntibamenye uwo ari we. Amasaha yo gutaha yarageze, ya modoka igaruka kumutwara, abandi banyeshuri batangira kumuganiraho bavuga ko ashobora kuba yicuruza, ikaba ari yo soko yo kuba umusirimu. Ntibari bakamenye ko uwo munsi bagiye gutungurwa kurusha ikindi gihe cyose. Saa 7 bose bari biteguye kureba iyo ndirimbo. Igisohoka bakabona ko Carine ari we bayikoranye, kaminuza yuzuyemo imvururu, bose biruka bajya kureba abakobwa babanaga nawe mu cyumba ngo nibura bababwira ahari, niba mubona bamusaba agafoto. Ntibari bazasigaye aba, kandi nubwo bari kuhamenya, igipangu JD yari yaramukodeshereje cyari gihenze, nta numwe ari gutinyuka no kuhakomanga. Mu gihugu cyose bacyumvije ijwi rya Carine mu masaha make, bumvise nta wundi muhanzi uririmba neza nkawe. Indirimbo yarakunzwe irenga imbibi igera no mu mahanga. Mu cyumweru kimwe gusa yari imaze kuba indirimbo ya JD yarebwe kurusha izindi. Muri iyo minsi iyo Carine yajyaga mu kigo, abanyeshuri benshi bamwuzuragaho ngo nibura bifotozanye. Nawe yanze kwishyira hejuru, abaha amafoto, yasohoka hanze avuye mu kigo agasanga abanyamakuru bamutegereje ngo abahe ikiganiro. Gusa JD yari yaramwihanangirije kugira umunyamakuru avugana nawe. Umushoferi we nta hantu namwe hagararaga yabamuzanye ku ishuri cyangwa amuvanyeyo. Hashize ukwezi abantu batangiye kwandikira JD bamusaba ko yazongera gukorana na Carine indirimbo. Ariko Carine nta hantu namwe bamubonaga ku mbuga nkoranyambaga. Baramushakaga bakamubura, n'uwo baketse ko ari we bakabura ifoto ye. Abanyeshuri bagize aho bakira ko Carine ari icyamamare, ntibongera kumubona ngo bamwuzureho. Ariko nabwo uwo yaganirizaga yumvaga agize umugisha. Kuba ubwo yavuga ko ari inshuti n'umunyeshuri runaka, yabaga amwubahishije amwubakiye izina. Kubera ko ari mu mwaka wa nyuma, JD yaramuretse ngo abanze asoze kwiga, bazabone gukorana indi ndirimbo, anamugira inama yo gukoresha impano ye. Kuri telefoni ho bakomezaga kuvugana, rimwe na rimwe bakanahura, bituma JD atangira kumwikundira. Carine yabaga mwiza umunsi ku wundi. Akimara gusoza amasomo ye muri kaminuza, JD yamusabye ko noneho bakorana indi ndirimbo. Carine nawe yarakumbiye gusubira muri studio no kureba uko abantu bakira indirimbo ye. Iyo ntiyagoranye kuko arazi kuririmba kurusha mbere hose. Bagiye no kwifatira amashusho baba bayibitse. Mbere yo kwisohora, JD yaramubwiye ati ariko ko nsigaye mfite ibitekerezo bitari ku murongo. Carine ati byagenze bite? Nawe ati Carine, ni ukuri ntunyite umusazi. Iminsi nihanganye irahagije, ariko uyu munsi reka mbivuge. Ni ukuri ndagukunda. Carine yamurebye mu maso abona bivuganye n'ubwoba bwinshi, aramubaza turakomeje. Nawe ati nkora iki? Ni ukuri sinarinze amagambo nabikubwiramo. Mbivuge nte kugira ngo umve ko nkomeje. Carine ati JD, mvuze ko wari waratinze kubimbwira naba mbeshye. JD ati sibyo nakubwiraga se nanjye. Nihanganye igihe kinini none ndabivuze. Carine ati si ibyo mvuze, ahubwo wari warantindiye. JD ataragira icyo avuga, Carine yahise amuhobera muririra ku rutugu ati kuki batinze kumbwira ko nkunda? Washakaga ko mbyivugira? Nawe turankunda? Carine tushaka ko mbivuga mu ruhe rurimi? Nyuma yo kwemeranya ko bakundana, bahisemo kuba baretse gusohora indirimbo yabo abantu bakabanza kubimenya. JD yatangaje ko ari mu rukundo we na Carine bakoranye indirimbo, abafana bisamira hejuru ku mbuga nkoranyambaga, banamusaba ko bakongera gukorana indi ndirimbo. Kubera ko ubusabe bwari bumaze kuba bwinshi, indirimbo ya kabiri bakoranye JD yarayisohoye. Yarakunzwe cyane, yigarurira abaturage bo mu gihugu n'abo hanze yacyo, ku buryo abahanzi b'abanyamahanga bamusabye ko bayisubiranamo bakayishyira mu ndimi zabo. Barabyemeye, birangira iyo ndirimbo ihinduwe mu ndimi enye. Urukundo rwabo rwakomeje gushyigikirwa n'abantu bose, kandi niko rwarushagaho gushinga imizi. Abantu bose basuzuguraga Carine bamufata nk'umunyacyaro kandi w'umukene, ubu bifuza no kumubona amaso ku maso bakabibura, usibye muri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Ubuzima bwabo yarabuhinduye, mu gace batuyemo nibo ba mbere b'abasirimu. Kugeza uyu munsi, abantu bategerezanyije amatsiko umunsi we w'ubukwe. JD yasezeranyije abafana babo ko nyuma y'ubukwe bazabaha indirimbo ya gatatu bari kumwe. Ngushimiye ko wafashe umwanya wo kumva iyi nkuru, tukaba tugeranye ku musozo. Ntuzacikwe neza ubutaha.